Yesu ashimwe bavandimwe bene data, turabashuje mu izina rya Yesu. Twongeye kubifuriza umugoroba mwiza, mugoroba w'amahirwe, mugoroba wo gushaka mu maso h'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Iyo nongere mbibwire nitwa Gakamo Innocent, umushumba w'Itorero Hope in Jesus Ministry. Imana ibaduhera umugisha, tugiye kongera kugaruka ku nyoto twagezeho ijambo muri iki cyumweru. Imana yakomeje kudushyira ku mutima nanone. Ni ijambo cyangwa se nakwita teme ivuga ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Teme ivuga kuruhurwa n'Imana. Abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Teme ivuga ngo kuruhurwa n'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Turi hano ku Gishushu ku cyicaro cy'itorero. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo 11 umurongo wa 20. Matayo 11 umurongo wa 28 kugeza 30, kugira ngo twumve icyo cyanditswe. Reka Matayo 11 umurongo wa 28 kugeza 30, twumve ayo magambo y'Imana. Bakundwa bene data, ka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kuko kunkorera bitaruhije, n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Ijambo ry'Imana dusanze mu gitabo cya Matayo 11 umurongo wa 28 uvuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iri jambo ni ijambo numva nabwira abantu bose badukurikirana kugira ngo bumvire ijambo Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe. Iri ni ijambo yigize muri rusange. Abantu bararushye, bafite ibintu byinshi baruhije. Turi muri ya teme n'undi ijya kumera nkayo. Twavuze kwa kabiri ivuga ngo n'imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki. None ni jambo iteme neratubwira ngo abarushye n'abaremerewe ngo muze munsange ndabaruhura. Ayo n'amagambo Yesu yavuze ahamagara abantu barushye. Abantu bararushye mu buryo butandukanye. Abantu bararushye mu buryo bw'umubiri, abantu barushye mu buryo bw'umwuka, abantu barushye mu buryo bw'ubukungu, abantu bararushye impande zose mu migabane itandukanye y'isi. Abantu bararushye abahanga bicaye babuze igisubizo. Abantu turarushye mu buryo butandukanye. Ariko mbazanira ijambo Yesu avuze ngo yemwe nko kurangurura. Arimo arahamagara abantu ngo yemwe barushye muze munsange ndabaruhura. Abantu barushye ku ibyaha biruhije abantu mukagira Imana mwe. Umuntu arakora icyaha kiruhije abantu. Abantu barushye mu bitekerezo, abantu barushye mu buzima busanzwe, abantu bararushye muri za kredi. Abantu baravuga ngo se tuzajya iki. Abantu barushye mu buryo bw'imirire, abantu barushye mu buryo bw'imyambarire, abantu barushye mu buryo bw'ubusiribateri, abantu bararushye mu buryo butandukanye bwo kubura abana. Abantu bararushye impande zose. Ariko ndabwira abantu banyumva mu gihe nk'iki gikomereye amahanga, gikomereye isi, gikomereye ibihugu, Yesu arababwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ndagira mbabwire ngo Yesu araruhura, Yesu akiza indwara. Haleluya. Yesu atanga urubyaro, Yesu atanga amahoro yo mu mutima. Bantu babuze amahoro
yo mu mutima. Abantu barara basuhuza umutima bakavuga ngo ejo bizagenda gute, niba imiryango ikinze, aho umuntu yarebaga arayama akaryama ataryamye. Ariko ndababwira ngo turyame twizeye Yesu, turyame twegera Yesu, tugende twegera Yesu, tugende mu muhanda ubwenge bwacu twabushyize kuri Yesu. Ibyo dukora byose tuvuge ngo Yesu niwe gisubizo ku bintu byose. Abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Bene data bakundwa, bene data, Yesu impamvu nyinshi zituma karuhura abantu. Reka dusome ijambo muri Yohana 3:16. Mwumve impamvu ituma Yesu abasha kuturuhura. Imana ihabwe icyubahiro. Lopelevo menefaedreye. Hadusomera inshuti yanjye. Amen. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana yakunze abari mu isi ari twebwe, idukunda cyane. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu turimo tuvuga. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngiyi impamvu ya mbere nuko Yesu yatanze umwana w'ikinege. Umwana w'ikinege ari we Yesu Kristo. Aramutanga kugira ngo umwizera wese, haleluya, atarimbuka. Ngiyi impamvu ya mbere ituma Yesu aturuhura. Nuko hari ibyo yabanje kudukorana mbere. Nibi rero turimo tureba nabyo bidukorera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Impamvu nuko Yesu agukunda, nuko Yesu ankunda, nuko Yesu adufiteho umugambi mwiza, nuko Yesu atwifuriza ibyiza. Ntabwo ari ibibi, ni ibyiza. Kandi yibwira kutugirira, ntabwo ari ibibi, kugira ngo atureme umutima, kugira ngo adukomeze, kugira ngo aduhe ibyo umubiri ushaka. Ntabwo Yesu atwifuza ibibi. Oya, ntabwo yifuza ibibi. Abantu bararushye, urahura n'umuntu mu muhanda ati ejo bizagenda bite. Nuhura n'umuntu mu muhanda ubona adafite ahajya, byo kugira ngo Yesu ni muzima, afite igisubizo ku buzima bwawe, abasha kukubaka, abasha kugukiza. Nujya mu bitaro ukabaka umuntu akavuga ngo ese nakora iki, kabaganga nta rukingo, nta muti, ni iki twakora? Ubabwire ngo izere Yesu urakira indwara yawe, kuko Yesu ni umunyembabazi kandi nta kintu kiba kitabaye Yesu atakizi. Icyo cyonyine umubwire, umuhumurisha ijambo uvuge ngo Yesu arakiza, muhe ibyanditswe byera muri ko Yesu akiza indwara. Imana ishimwe. Nuhura n'umuntu wacitse intege, wabuze ibyiringiro, utagikora mu kazi, mubwire ngo Yesu humura, Yesu arakuzi, akuzi none, akuzi n'ejo hazaza. Biraza kuguha imbaraga, biguhe n'ubutsinzi nshuti yanjye, kuko mwizeye, kuko umuhanzeho amaso, kuko umutegereje. Yesu araza kuza gukora, kandi araza kuza gukora ibyo byose. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu rero nta kindi twabwira abantu niki, kuko Yesu yivugiye ngo muri Yohana 3:16 aravuga ngo icyatumye aza mu isi nuko Imana yabanje kudukunda. Urwo rukundo rero ntabwo Yesu yarwibagiwe. Yesu ntabwo yagiye bagiga urukundo. Abantu babasha kwibagiga urukundo, abantu babasha kuguhemukira, ariko Yesu ntashobora kutwirengagiza. Bene data bakundwa bavandimwe, tumwiringire rero aho turi, tumwizera aho turi, tumuhanga amaso aho turi, tumukunde kuko yabanje kudukunda, tumubwire ibyacu, tumubwire ibyo bituremereye. Ijambo ryatubwiye ngo umutwaro we ngo ntabwo ugize gute, ntabwo uremereye. Oya, ntabwo uremereye. Yesu ntashaka kugukoreza ibintu utabasha kwikorera, ngo kuko ngo umutwaro nturemereye. N'umurimo we ntabwo ugoye. Imana ishimwe. Ni ukwemera gusa no kumwizera. Aka kanya tumwizere, tumuhanga amaso, tugire icyo tumubwira, buri wese amubwire mu ruhande rwe, agira icyo amutangariza, kuko Yesu arumva, aracyumva. Imana ishimwe. Nasomye ijambo nanone, umugore umwe yigeze kuruha, umugore bita Hagayi,
turaza gusoma kadusome mu gitabo cy'Itangiriro 21 murongo waho wa 17. Umugore bita Hagayi araruha pe. Kadusome twumva iryo jambo. Uwo mugore yari afite umuruho, yari afite umubabaro. Ego haravuga ngo Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru. Marayika w'Imana ari mu ijuru. Ahamagara Hagari aramubaza ati. Ahamagara Hagayi aramubwira ati. Ubaye ute Hagari? Ubaye iki Hagayi? Witinya kuko Imana. Witinya kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu. Yumviye ijwi ry'uwo mwana wawe. Ahari. Yego. Haguruka. Byutsa umuhungu. Ubyutsa umuhungu wawe. Mufate mu maboko. Umufate mu maboko. Kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Torero komeza wumve gatoya domene for the tide glory. Imana imuhumura amaso. Imana ihumura amaso ya Hagayi. Abona iriba. Aragenda avoma amazi. Avomaho amazi. Yuzuye ya mvumba. Ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu. Arakura. Atura mu butayu. Abo murashi. Torero uyu mugore bita Hagayi yigeze kuruha. Ari mu nshorekeza Aburahamu. Hagayi yari umunyagiputakazi. Imana ishimwe. Yari yarabaye umuja wa Sara. Niwe wamukoreraga igihe Sara na Aburahamu bari bagize mu zabukuru babuze ibyiringiro. Baratentebutse. Barushye baremerewe. Nibwo Sara yabwiye umugabo aramubwira ngo dore iby'Imana yavuze turabona nta byiringiro. None uyu muja nta kundi reka umubyareho umwana tuzamuraga ibyacu. Ariko ndagira mbabwirira ijambo, nta jambo Imana igivuga ngo yivuguruze. Imana ivuze ikintu Imana yakivuga kandi ikagikomeza. Gihe kigeze birumvikana ko Aburahamu yaje kumvira Hagayi Sara babyarana umwana aramwumvira, hanyuma arongora umuja bita Hagayi amubyaraho umwana bita Ishimayeli. Hanyuma rero igihe cy'Imana kigeze Hagayi na Sara nawe Imana iza kumugira neza muha umwana w'umuhungu Isaka. Hanyuma igihe kigeze Sara abwira Aburahamu ngo ntabwo umwana w'umuragwa agomba kuraganywa n'umuja. Niyo mpamvu Aburahamu yaje asenda Hagayi, ariko amusenda afite agahinda. Imana ibwira Aburahamu, mubwira ijambo rikomeye ngiye kubabwira. Iramubwira ngo ibyo Sara avuze ngo ubyumvire. Jyana Hagayi na Ishimayeli wasende bagende. Aburahamu rero afata umwana na nyina arabasenda, abatekera amazi aza kuza gushira. Bari mu rugendo, bari mu butayu. Imana ihabwa icyubahiro. Bari mu butayu, bari barushye. Kuko bari bavuye mu rugo rukomeye rurimo ibintu byose. Bari bavuye mu rugo baririyemo, bari bavuye mu rugo baboneyemo ibyishimo, bavuye mu rugo bari bazi ko bagiye guhabwa ibyo bintu byose. Ariko mu gitondo kimwe baranyeganyezwa. Mu gitondo kimwe bahura n'ikibazo gikomeye. Bararuha baremererwa, bikoreye imitwaro ikomeye. Aburahamu azibukira umwana na nyina Ishimayeli na Hagayi. Bageze mu butayi, ijambo ry'Imana rirambwira ngo Hagayi ngafata umwana, ngabonye agiye kumupfira mu biganza. Aravanga ko kugira umwana mfire mu biganza, ngaritarura ngo ahantu hatera ibuye, ngaragenda mushyira munsi y'igiti. Ngo umugore ngo aragenda nawe ngo Hagayi ngo atangira kurira, arizwa n'umubabaro, arizwa n'umuruho. Umuruho ugituriza, indwara ziraturiza, ubukene buraturiza, agahinda kakaturiza, amagambo abantu batuvuga akaturiza. Baba iyo byose uko ni ukuremererwa mu mutima, uko ni ukuremererwa mu bitekerezo. Ibintu biraturuhije, ibintu biruhije abantu, indwara ziruhije abantu babuze uko babigenza. N'uwo mugore Hagayi nawe niko byari bimeze. Ngajya kurira ahandi
ngo umwana we ngo narenga arimo arira, amazi yari yashize. Yo ngo yumva ijwi, ngo yumva ijwi, ngo yumva ijwi rihamagara Hagayi, ngo Hagayi ngo niki kikuriza? Imana iramuhumuriza, Imana imubwira ijambo rikomeye twasomye mu Itangiriro 21 murongo wa 17. Yo ngo yumva ijwi rimubwira ngo wirira, ngo wirira, ngo wirira, ngo wirira. Nanjye ndabwira abantu barimo barira, nanjye ndimo ndabwira abantu bababaye, nanjye ndabwira abantu bihebye, nanjye ndabwira abantu bashitse intege, nanjye ndabwira abantu mbabwira ijambo Imana impaye, babwira ngo kw'Imana yakoraga n'ubu nikigikora, kw'Imana yaruhuraga abantu niko n'ubu baruhura. Yemwe abarushye n'abaremerewe, yo nimuze twegere Yesu, nimuze dusanganire Yesu, nimuze tumwegere. Yesu arakuruhura, Yesu arakuruhura nk'uko yaruhuye Hagayi arimo arira azi ko umwana agiye kumupfira mu biganza, ariko ngo yumve ijwi rimubwira ngo wirira, ngo wirira, ngo wirira, ngo wirira. Imana ishimwe. Ngo muri ako kanya ngo Imana ngiramubwira ngo Hagayi, ngo kebuka hirya, ngabona iriba ngo ryuzuyemo amazi, ngavoma amazi. Ngo Imana ngo nagenda avome ngaho umwana we, ngo kandi ntabwo azongera kugira inyota ukundi. Imana ihabwe icyubahiro. Imana icukura iriba mu izina rya Yesu. Shima irabona amazi yo kunywa. Nawe birashoboka umwuka wakwishe kubera ibibazo bikugarije, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'indwara, ibibazo by'ubwoba, ibibazo by'amagambo, ibibazo by'uko nta muntu uri mu kato, nta muntu urimo kureba. Ariko yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Ndavuga abantu barushye, ndavuga abantu babuze ibyiringiro, ndavuga abantu bacitse intege, nimuze mwegere Yesu, arabaruhura kuko araruhura. Yesu araruhura, Yesu araruhura. Uwundi mugore yigize Yesu yaruhuye umugore bita Hana, yari yarabuze urubyaro, arangije yumva gusenga kwe igihe kigeze, aramuruhura, muha umwana w'umuhungu. Yewe uruhijwe n'umwana, yewe uruhijwe n'ubukene, yewe uruhijwe n'indwara, imitwaro ibaye myinshi, yewe uruhijwe n'ubukode, yewe uruhijwe no kuba nta kazi, yewe uruhijwe n'ibintu bitandukanye. Yesu yavuze ngo nimuze yemwe abarushye n'abaremerewe, muze munyegere, muze munsange ndabaruhura. Ndagira ngo Yesu araruhura, Yesu atanga ubuzima bw'ibihe. Kandi ndavuga ngo Yesu ni umwami w'abami. Ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Baroma 14 murongo wa 7 kugeza ku 9. Imana ihabwe icyubahiro ngo ni umwami w'abapfuye, ngo kandi umwami w'abazima, ngo kuko ngari umwami wabo bose, ngo nuko ngo yapfuye akongera akazuka, akongera akabaho. Mu izina rya Yesu ndabwira abantu batwumva barushye rero, baruhijwe n'ibintu bitandukanye, baruhijwe n'ibintu byinshi bibarenze, ibintu birenze abantu. Uraca ahantu mu muhanda, urukundo rwo ntarwo, ibintu byose byanze, ibintu byose byahagaze, ariko dufite umwami wadukunze. Niko ijambo ryatubwiye muri Yohana 3:16 ngo yakunze abari mu isi cyane. Haleluya. Ngo kwaro kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngahubwo ngahabwe ubugingo buhoraho. Imana ihabwe icyubahiro. Bakundwa bene data, tugiye gusenga, dusenga tubabwira ngo nta handi igisubizo kiri, nta handi umunezero uri, nta handi ibyishimo biri, nta handi. Yo mureke duhungire kuri Yesu, tumwegere dupfukame, tumubwire ngo turarushye. Yesu arumva, yumvise abantu. Yesu ntabwo ajya yirengagiza, Yesu ntabwo ajya acika intege, Yesu ntabwo ajya ananirwa. Yesu yumva ubabaye, Yesu arumva. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze muri aka kanya, ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera imitima yabera mu izina rya Yesu. Abatentebutse bongera imbaraga mu mubiri, abatentebutse mu mwuka mu izina rya Yesu, nabo bagenderere bongera imbaraga. Abatentebutse mu buryo bw'imikorere, ubona mwami wanjye imikorere ipfapfanye,
ubagirire neza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turahamagara Rabi, turahamagara Imana, turahamagara Imana ikomeye, turahamagara Imana nyamana, turahamagara Imana ishoboye, turahamagara Imana ikomeye, turahamagara Imana ya Israheli, turahamagara Imana ya Yakobo, turahamagara Imana ya Abrahamu, turahamagara Imana ivuga bikabaho, turahamagara Imana itegeka bikabaho. Yewe Uwiteka Nyiringabo n'iryo zina ryawe, mu izina rya Yesu. Ruhura abantu barushye, ruhura abantu bababaye, ruhura abantu bihebye, bakure mu twato, bakure mu buzima barimo, bakure aho bashikiye intege, ubagirire neza, imbaraga z'Imana zibabeho, juri basure bashyigikire. Mana yacu turasenze Mwami, kugira ngo imbabazi zawe zikomeze zigaragare. Urakoze urakarama, ngaho Mwami Yesu, urakoze kubikoze, reka ushyirwe hejuru. Imana ihabwe icyubahiro. Yemwe bakundwa bene data, bavanywe inshuti z'umusaraba, mwakira amahoro y'Imana, mwakira umunezero, mwakira ibyishimo, mwakire kuruhuka, kuko Yesu avuze ngo abarushye n'abaremerewe ngo muze mumwegere arabaruhura. Mwakire Yesu araruhura, mwakire Yesu atanga amahoro, mwakire Yesu atanga ibyo byose, kandi arakuruhura aho wari hose, mu izina rya Yesu. Amen.